Yesu ashimwe bwoko bw'Imana. Ni Ingabire Jeanne Gentille kuri Va mu Byaha TV. Naje ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mbere yo kurisoma reka dusenga Imana. Uwiteka Imana Nyiringabo, Mana idukunda kandi twitayeho, turagushimye umwanya nk'uyu ko tugihumeka. Iminsi myinshi turiho Satani atabishaka yarwanyije umugambi wawe w'umwana w'umuntu uhereye ku kuremwa kwa Adamu na Eva, ariko na n'ubu turacyari isi twarayuze nk'uko umugambi wawe wari uri. Nubwo ibyaha biyikorerwamo ari byinshi, ariko tuzi neza ko abawubazi bariho ikimenyetso cy'amaraso yawe wamenye ku musaraba. Mwana wa Yesu Kristo yaraje aratubambirwa kugira ngo abamwizera bose batazarimbuka, ahubwo bazahabwa ubugingo buhoraho. Umwanya nk'uyu rero duciye bugufi ngo ushyirwe hejuru ku bw'ijambo ryawe, uze utuganirize uganze imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kadusoma ijambo ry'Imana muri Mariko ibice 4 duhereye ku murongo wa 35. Haragira hati, aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja. Uwo nta wundi ni Yesu. Yesu niwe uturisha imiyaga, niwe uturisha imiraba, niwe uturisha ibibazo. Uyu niwe tugiye gusoma. Aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati, twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato, bigezaho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye aryamye bwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati, mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati, ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati, ni iki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya cyane, baravugana bati, mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Imana ishimwe cyane. Yesu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Yesu ni umwami rero ibihe byose. Uko yahoze niko ari, niko azahora ntahinduka. Uko yaturishije inyanja muri kiriya gihe, n'ubu natwe niko yaziturisha. Nongere mbaho ubuhamya gatoya. Nababwiye ko nzajya ngenda mbabwira gato gato ku buzima bwanjye. Ubu mfite imiyaga myinshi iri kumuha rwose, meze nabi, ariko nizeye ko Yesu azaza agacecekesha imiyaga n'imiraba, inyanja igatuza. Ubushize nababwiye yuko ubu ntari kumwe n'umugabo, mba njyenyine, nawe ari ukwe n'abana. Ariko nongera mbabwira akantu gatoya ku bijyanye n'imitungo yo mu rugo. Mama yapfuye muri 85, njyewe naravutse 83. Urumva nawe mfite imyaka 2. Noneho mama amaze gupfa, ahaza kuturera murumuna we aza kuturera. Papa mbese yagiye kumuzana ngo aturere, ariko we yumvaga ari byo byiza, ariko wenda n'ubundi nibyo byabaye byiza. Ahari wenda iyo baza n'undi tuba tutakiriho ntawamenya. Aramuzana, ariko kubera ko mu isi ijambo ry'Imana ryatubwiye mu minsi y'imperuka ngo abantu bazaba badakundana babo, kandi bazaba bakunda impiya, birarira, bikakaza, indashima. Uwo mama wacu rero nawe namufata muri ubwo buryo, ko yaje akunda impiya, adakunda be. Twari abana ba mukuru we aje kurera. Aza kuturera, ahetse undi mwana yari akuye mu yindi nzu. Aramuzana, papa nawe amushyira mube, amwandika mu irangamimerere nk'umwana we unkurikira. Ubu tugiye ku rutonde rw'abana ba papa, uwo mwana niwe unkurikira. Wenda ndirinda kuvuga amazina cyane kuko atari ngombwa, ariko papa ubuzima yabayemo ntago bwari ubwa Gikristo. Papa bwa mbere yashakanye n'umugore. Uwo mugore barabana, babyaranye abana benshi, ariko barapfuye bafitanye umwana umwe. Uwo mwana umwe niwe mfura nyine ya papa, simuvuga mu mazina, ariko nibumviye ikiganiro bo bazaba babizi. Uwo mugore babyaranye umwana umwe, sinzi ibyo bapfuye by'amakimbirane. Ubwo baramwirukanye, azana mama.
azanye mama nawe barabana bakiri kumwe, nawe sinzi uko papa byamugendekeye, mama baramuharika, bamuharika undi mu mama, ubwo abaye umugore wa gatatu uje mu buzima bwa papa. Uwa mbere yaramwirukanye, uwa kabiri ni mama bari kubyarana, azanye uwa gatatu, ubwo babaye abagore babiri bariho, undi yaragiye, mama arapfuye, apfuye ntibatureresha kuri wa mukeba we, ahubwo bazana murumuna wa mama kuturera. Ubwo aba yinjiye mu buzima bwa papa ari umugore wa kane. Bivuze ngo papa yatunze abagore bane bazwi nyine abo yubakiye. Abo bagore bose yarabubakiye, nta mugore n'umwe atubakiye, kandi abo bagore bose yabanaga nabo bitemewe n'amategeko, ntiyasezeranaga nabo. Noneho uwo waje kuturera we yageze aho aramuhata ati ndashaka gusezerana. Papa nawe ajya mu muryango, ajya kubaza ngo uyu mugore ko ashaka gusezerana kandi ari we waje nyuma, mwe murabyumva gute? Mu muryango baravuga bati kubera ko yaje kurerera mukuru we, nta kibazo, niwe ugomba gusezerana mu cyimbo cya mukuru we, kuko mukuru we niwe wari umugore mukuru muri uyu muryango. Ariko babivuga hashize imyaka myinshi, kubera ko nimba yaraje kuturera icyo gihe muri 1985 yasezeranye mu 2000, nawe yaramaze imyaka 15 mu rugo. Mu 2000 nibwo yasezeranye byemewe n'amategeko, ariko asezerana inzu ya mama yaje kuturereramo igihari, nawe ubwe baramwubakiye indi, na babandi bakeba ba mama buri wese yari yarubakiwe. Uburundi mu miyaga ikomeye, kubera ko twebwe mama yadusize turi batatu, twese twarashatse, ariko inzu yacu iracyariho. Twagiye kuyisaba barayitwima, kubera ko uwo uturera avukana na mama, hari n'imirima bafataga iwabo wa ba mama. Uwo watureraga yari afite uwe, na mama mbere yuko apfa yari afite uwe. Uwo murima mama yadusigiye nawo twarawubasabye barawutwima. Ubwo byabaye ngombwa rero ko tujya mu manza, kuko bari barabyibarujeho we na papa. Tujya mu manza, twabanje kujya mu muryango kubinginga bati mwabatwingingiye bakaduha ibyo mama yadusigiye ko bigihari, inzu ya mama n'umurima wa mama yagabanye wabo, n'inka n'ibindi twabaga tubwirwa n'imiryango mama yasize, ngo yari umuntu nyine wize ujijutse, ari umusosiyare muri komine, yasize agatabo karimo amafaranga, yasize ibitungo myinshi, inka, inkoko, ibintu byinshi n'imirima yindi, n'imirima yari afite yo kwa sebukwe. Ibyo byose bakagenda bagurisha. Iyo nzu yari nini iri ku muhanda ahantu ho mu santere y'ubucuruzi, baragiye bayigabamwe imiryango, umuryango umwe barawugurishije tutanabizi, ariko aho ubwenge buziye tujyayo kubasaba ibyari bisigaye. Byari bisigaye rero nyine barabitwima, no mu muryango barabitwima, tuyoboka ubuyobozi. Tugeze mu bunzi, abunzi bo mu kagari twaratsinze, abunzi bo mu murenge turatsinda, ariko na n'ubu kandi avukana na mama, n'undi ni papa, na n'iyi saha barajuriye ngo barashaka kujya kugira ute, kuburana mu rukiko, kandi birengagiza ibyo bazi. Wumve ko mu minsi y'imperuka abantu bazaba bagira ute, badakundana babo, birarira, bikakaza, bakunda impiya, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bazaba batuzura badakundana babo. Ubu nyine papa n'umugore we kandi ufite imwe na mama nibo bari kugira ute, nibo bari kutuburanya, tukabatsinda ntibanyurwe, bakaturushya mu matike, bakaturushya mu batangabuhamya, bakaturushya, noneho bagiye no kuturushya mu magarama no mu matike ya kure, ibintu nk'ibyo, no kugura abavoka bo ngo barangije no kumugura kuko imitungo barayifite. Kandi ubwo ngende guserera mu rugo n'umugabo, no mu rugo barabizi, ndukwanjye ndatwite ndakuriwe, ariko bakemeza bagakomeza bakanandushya. Mbese no kuba bataraduhaye agaciro no mu mikurire. Ubu nta kantu gato mvuzeho kubwira ijambo rivuga ngo Yesu aturisha umuyaga, nzagenda mbibaha n'ama episode n'ama episode. No kuba narashyingiwe nkagenda mbereye aho, nabyo byahaye umugabo kunsuzugura. We yakoye inka ye, ariko ngewe barankingiye habe n'isahani, ngenderaho ntabishyingiranwa. Ibyo nabyo byatumye nawe kubera gukunda impiya uwo mugabo, nawe atangira kumbona ko nta muryango nturutsemo, nta n'icyo azakura mu kinyungu. Bituma atangira kumfata nabi nkiri n'umugeni, kubera ko yavuga ati akangaka kavuye n'iwabo, nta kintu kivuyeyo, nta kintu afite. Turi abakobwa turi batatu, ninjye wize gusa, nta hantu namwe hazava akantu kazamurengera mu rugo kazamufasha. Umugabo nawe yatangiye kunsuzugura tugishakana kubera kubona uburyo bankingiye.
bankingiriye aho nta n'isahani cyangwa ikiyiko cyangwa ese ubwo navuga iki, nta kintu, kandi yatanze inka ye yakoye. Ubwo rero iyo miyaga n'imiraba mazemo igihe kuva navuka ndi imfubyi imyaka 41 ndacyari ku kidendezi, sindatabarwa, ahubwo biri kurushaho kuba bibi, kuko nimba urugo rutangiye kunanira, ndi njyenyine, umugabo arukwe n'abana, ndi mu nzu ya njyenyine, ndatwite, ndakuriwe, byose ni imiyaga n'imiraba. Ndi no mu manza mu rugo bari kujya kujurira, kandi twarabatsinze, kandi ni imitungo ya mama, kandi ninjye ujijutse, ninjye ugomba kugendera abavandimwe, ngenda twite, ndakuriwe, ndi mu manza abavoka. ubwo umwavoka inaha amake ni 500. Murumva ibyo byose ndi no kwitegura kubyara, ni imiyaga. Sindi kumwe n'umugabo, ndi mu manza n'iwacu, ndatwite, ndakuriwe, byose ni imiyaga n'imiraba. Ariko iri jambo rirampumurije, rirambwiye ngo aturisha umuyaga wo mu nyanja. Ni ukuvuga ngo nawe ufite ibindi, ibi ni ibyanjye mvuze, hari n'igihe byaba byoroshye ku byawe, hari n'igihe naba mvuga ngo ndaremerewe, ndakomerewe, wowe ukomerewe kundusha. Ahangaha rero nimba hari umuntu wumva yakorera umugisha ku mfubyi, yakorera umugisha akadushakira nk'umwavoka, natwe uzatuburanira, kuko murumuna wanjye nawe ntiyishoboye, mukuru wanjye ntiyishoboye, njye wari wishoboye, nta kazi mfite, nta rugo mfite. Umuntu rero ushaka gukorera umugisha ku mfubyi adushakira umwavoka, nibura atuburanire biriya by'iwacu. Wenda ibyo ku mugabo byo, ubu niyo yandega agashaka ubutane, natanga impamvu, nkavuga nti nabaretse mbanze mbyare, wenda bikumvikana. Ariko iwacu kubera ko ari twe twareze, bo bakaba bari kujurira, kandi imitungo yacu bakaba baratangiye kwitangamo n'ingwate hirya no hino, twagira ngo tuvuge tuti ko turi kuburana ibintu bakabitangamo ingwate, bakafataraho amadeni, bizagenda gute? Bakatuzibiranya ngo imitungo ni iyabo, ngo turi kwiburanishwa, ngo nta shingiro dufite, ngo niyo mpamvu ngo bagomba kubikoresha icyo bashaka, ngo bashatse banabigurisha, ngo bibabaruweho, ngo ibyangombwa by'ubutaka nibo bibaruweho, ngo twe nta jambo dufite. Ubu batangiye kubitangamo ingwate, bari gufata inguzanyo, nizo bari kutuburanisha, bari gufata mu byacu bakabitangamo ingwate, bagafata inguzanyo zo gushaka abavoka. Twebwe ntaho dufite dukora, nta muntu turi bwiyambaze, uraduhereza amafaranga natwe yo kugura umwavoka. Ubwo rero iyi yose ni imiyaga n'imiraba, ariko bizagira iherezo. Tuzi ko Yesu nakanguka azabituzisha. Reka n'abandi bantu bafite ibibazo bitandukanye tubahumurize, tubabwire yuko Yesu nakanguka azatuzisha umuyaga. Kubera ko ahangaha batubwiye ko yageze mu bwato arasinzira, umuyaga ubaye mwinshi, abigishwa baratabaza ngo barapfuye, ngo mbese ntabyitayeho. Arakanguka, aracecekesha, inyanja iratuza. Natwe rero dufite kwizera, kandi namwe mugire kwizera ko Imana yonyine ibasha gukemura ibyo bibazo mufite. Reka tutabatindiye rero dusenga Imana, twambara imbaraga, dutabaza ijuru ari ryo riturengera. Mana Nyiringabo, ndagushimye, ndaguhimbaje kuri umukozi w'umuhanga utandukanye n'abantu cyane. Ndagusabye ngo muri uyu mwanya uzumve gusenga kw'abana bawe. Ibibazo ni byinshi muri iyi si, imiyaga n'imiraba byuzuye muri iyi si, biri guhungabanya abantu, inzirakarengane ni nyinshi, abari mu manza hirya no hino barenganiyemo ni benshi. Natwe turimo turagutabaje kugira ngo uze utuzishe imiyaga n'imiraba, abashaka kunyaga abandi, abashaka kubambura ibyabo, abashaka kubicisha, abashaka kubafungisha, abashaka kubirukanisha mu kazi, abashaka kubabuza amahirwe, abababeshyera, ababarenganya ni benshi. Imfubyi zirarushya, abapfakazi bararushya, abakene bararushye, ariko Mana ngo nuturengere, ngo nudutabare. Urakoze, ndagushimye kumva gusenga, ngwino uvuge bibe, uteke bikomere mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom shalom, naho ubutaha.